turi hafi saa 11 twizerere ko mwiriwe neza twaherukanaga minsi yashize ariko twagarutse mu kiganiro u Rwanda twifuza ni cya kiganiro aho tuza tukaganira ku nkingi nke za guverinoma aho tureba ku bukungu butabera imibereho myiza ndetse n'iterambere ryande ry'umuturage. Intego yacu ni umuturage kwisonga nkuko nubundi ari intego y'igihugu. Uku ni kwa kwezi rero twahari kwezi k'umuryango turebese mu muryango bimeze bite nibe bibazo bihari byagenda bite kugira ngo tugire umuryango mwiza kandi utekanye. Umuryango nyine ubereye u Rwanda twifuza. Niwo muryango rero dushaka, niyo mpamvu tuba twayicaye tukabategura insanganyamatsiko imeze kuri iyo insanganyamatsiko y'uyu munsi. Nkuko mubireba mwe mumenyereye ko mba ndumwe, ariko hano ndi kumwe n'umukobwa mwiza nimubona. Hano ndi kumwe n'umukobwa mwiza ngaha tugiye kuganira tureba imyitwarire s'umukobwa w'u Rwanda agakwiye kwitwara ate muri iki gihe. Turi mu gihe cy'iterambere, turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, turi mu bihe bitandukanye no mu myaka ya ba mama yashize. Umukobwa yagakwiye kwitwara ati. Ndi kumwe n'umukobwa ahangaha tangira twibwira twumve abantu bamenye ninde turi kumwe. Murakoze, nitwa Umutesi Denise. Umutesi Denise. Murabona ko namwenyura neza nk'umukobwa. Turaza kurana nawe niba iterambere ritaramugezeho. Ngaba araza kudufasha rero muri insanganyamatsiko aho turareba umukobwa w'ubu yagakwiye kwitwara gute bijyanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Ese aho ikoranabuhanga, ese aho ryaterambere ntiryamujyanye ugasanga yatandukiriye. Denis, wowe bibona ute umukobwa muri iki gihugu, umukobwa ubona yitwara ate ugereranije no mu myaka 10 ishize? Ndabizi wari inkumi n'icyo gihe wenda nubwo utangana gukunguku, ariko mu myaka 10 ishize hari uko wanganaga, hari nuko ngukungana tugiranize, hari n'umuvuduko w'iterambere wari uhari, hari ikoranabuhanga ryari hari. Ya mu myaka nk'icumi ishize WhatsApp, TikTok yari itaraza, inaha ndabizi yari itaragera, ariko WhatsApp yari ihari, ariko umuvuduko yariho ntabwo ari uwo iri ubu ngubu. Uburyo urubyiruko abajene abana b'abakobwa bakoresha ikoranabuhanga ntabwo ariko bimeze uko ngubu. Ese noneho wowe tugiranize imyaka 10 ishize utubwire n'ubu ngubu uko ubibona nk'umwana w'umukobwa nawe. Okay, murakoze. Mu by'ukuri mu bigaragara biratandukanye, kandi biba bitanatandukanye tuba twarasigajwe inyuma n'amateka, kubera ko tuba tukiri mu byashize tuba twarasigajwe inyuma n'amateka, kubera yuko hari ibyo umwana w'umukobwa kera atari yemerewe uyu munsi twemerewe, kandi mu by'ukuri bitari bibi. So rero iyo tuguma muri cya gihe cyashize no kuba hari nicaye kuri kamera nta nubwo byari kuba byemewe, kubera ko umwana w'umukobwa kera uko tubizi hari bimwe atari yemerewe gukora. Nibwo ntabwo twari tumenyereye ku mwana w'umukobwa kuba yaza kuri televiziyo agatanga ikiganiro. That means rero ahashize naho uyu munsi biratandukanye. Tubwire ibyo bintu umwana w'umukobwa yari yemerewe icyo gihe, tubwire nka 2 cyangwa 3, no tubwire n'ubu ngubu ugerera ibyo akora bitewe n'iterambere turimo, bitewe n'ikoranabuhanga. Ni ibiki umwana w'umukobwa akora ubu ngubu atari yemerewe gukora icyo gihe? Okay, dushobora turabakera kubarusha, ariko twebwe kera kurusha abandi. Twebwe kera uko tuzi mwebwe kera muramubona muri kuvuga ngo umwana w'umukobwa kera ntiyari yemerewe no kwiga. By'ukuri wasangaga umwana w'umukobwa akora akazi ko mu rugo, ugasanga umuhungu niwe ufite amahirwe menshi yo kwiga kurusha umukobwa. Umukobwa agomba kwicara mu rugo agafasha umubyeyi imirimo yo mu rugo, agatunganya nyine ama-activité mu gatandukanye, yarangiza akazava mu rugo agiye gushaka umugabo. Nabyo kuvuga umwana w'umukobwa ariga, umwana w'umukobwa arajya kuri kamera, umwana w'umukobwa yafotora akora iki, ntabwo byari bimenyerewe. Ariko kuri uyu munsi umwana w'umukobwa ariga, afite amahirwe yo kwiga kimwe n'umuhungu, nkeretse wenyine ubaye udashaka kwiga. Ariko ubu ngubu umwana w'umukobwa afite amahirwe angana n'umuhungu kwiga. Umwana w'umukobwa afite amahirwe yo kuba yakwapplyinga akazi kimwe n'umuhungu. Umwana w'umukobwa afite amahirwe yo kuba yakora akazi kose umuhungu yakora, nawe afite uburyo bwo gukora. So urumva ko biratandukanye. Urebye mu myaka 10 yashize niho ndi guhera, ntabwo ari kure cyane. Mu myaka 10 ishize ariko byibura ugereranije n'ubu, ubwo ni nko muri za 2010. Urebye se ni iki ubona umwana w'umukobwa icyo gihe kubiterambere turiho ubu ngubu, ikoranabuhanga dufite ubu ngubu ritari hari icyo gihe? Ni iki umwana w'umukobwa ubona yahombye kiriya gihe? Icyo yahombye se usigaye ugera mu rugo rw'abantu ugasanga hari abana b'abakobwa, hari abahungu. Kera mu myaka ishize twari tumenyere ko umwana w'umukobwa bari mu rugo maratunganya, marakura, arimo rakoropa, arimo aroza ibyombo,
arimo aratunganya neza mu rugo, ariko ubu ngubu ugera muri salo y'abantu ugasanga umukobwa wawe ari muri TikTok, ari muri smartphone, arimo kunyerezamo agatoki, arimo kugira gutya afata uduposteri twa tundi dutandukanye. None ugasanga na ya masaha, niba ari amasaha yo gutegura umwana wagiye ku ishuri cyangwa se kwakira umushyitsi, ukagera ko umukorera ko mu gikoni, ugakubura cyangwa ugatunganya mu rugo kugira ngo byibura n'abantu bari buhagere basange hasa neza. Ugasanga umwana w'umukobwa agikanguka mu gitondo ahita yirukira kuri WhatsApp, kuri Instagram, kuri TikTok, Snapchat, ibintu nk'ibyo. Noneho ntiyibuke ko akwiye no kubyuka akabanza agakara mu maso, akaborosa, akareba mu gikoni bimeze bite, akareba ku marembo ngo hatunganye. N'ugasanga yibyukiye kuri ibyo, anyerezamo agatoki. Wagera wamutunguruje nko kumusura, usanga isahani yari yaririyeho iracyari hara muri salo mu ntebe. Ugasanga ku marembo niba bari mu cyaraho abana banduje biracyameze uko, no mu mujyi ugasanga ntabwo mu rugo ntihakoropye, ntihagize gute, kandi ari aho mu by'ukuri nta kandi kazi afite. Ahubwo icyabaye ni iki, nuko yazindukiye kuri telefone aragoma. Wowe nute nk'umwana w'umukobwa ubona izo atari ingaruka wenda twavuga z'iterambere? Okay, nta kintu na kimwe kitagira ingaruka nziza n'ingaruka mbi. Ikintu cyose usanga gifite ingaruka nziza, gifite n'ingaruka mbi. So mu bigaragara mu by'ukuri uburyo iterambere rigenda ryiyongera, inako tugenda tugira uburyo dutakaza indangagaciro ryacu. Ntabwo ari ikintu wenda umuntu yahisha, hari uburyo twagiye dutakaza nk'ibyo uvuze. Kera wasanga umwana w'umukobwa ajya kujya nk'imyaka 10 azi gukora imirimo yose yo mu rugo, ugasanga umwana azi gukurubura, azi gukoropa, azi guteka, azi gutashya, nyine amakitivite atandukanye. Mu gihe umusigaye usanga umukobwa agize nk'imyaka 23 atazi no guteka. Atazi guteka sha. Abagore tuzababona koko. Ku buryo nyine ushobora kumubwira ngo guteka ugasanga ntabyo azi, cyangwa se ugasanga mu by'ukuri ari inzogeza ya myaka 23 utamubwira ngo kora. Ibyo ngibyo biba. So atazi kumesa kubera ko turakura wenda dusanga mu rugo hari abakozi, tukumva ko umukozi ari ugomba gukora, umukozi agomba kugusasira, akaguhanagura ukweta, kumesera imyenda, akakugutekera, nyine buri kintu cyose. Wowe gusuka byuko koga, akamenya ngo wisize makeup, ukamenya ngo ufite data, ibyo ngibyo birahagije. Tayari internet ukabura amanutse. Yani mpamvu ngo iterambere hari ibyiza byabyo rifite byinshi, ariko hari n'izindi ngaruka ku bakobwa, cyane cyane nk'ibyo ngibyo nyine byo kwa tutazi. Hari indangagaciro zimwe twatakaje nk'umukobwa w'umunyarwanda, uburyo yaramenyereye kuba yokora imirimo yo mu rugo yotunganya, bimusara ibyo tutazi. Ubu ngubu twenda tujya no mu mago, tukajya tujya mu ngo zacu utazi no guteka. Utazi no guteka. Umuntu imyaka 23 kuzamura ugasanga mugabo muzaba mufite umukozi. Muzaba mufite umukozi. Cyangwa ugasanga ku buryo n'icyagiye usanga n'izo ngaruka zose zizamo, ku buryo ngiye mu rugo nta sinzi, nta kintu kimwe nzi cyo mu rugo. Usanga wenda umugabo ntakunda kurya ibiryo umukozi yatetse. Cyo gihe bizaba binduru kubera yuko uzakenera iby'umugore yatetse zamwemeza uwo ngo. So mu by'ukuri nta tekinoloji yatumye dutakaza nyine indangagaciro zacu zimwe nyine aho nibijyanye no mu rugo. Noneho twibutsa abantu ko ikiganiro kirafunguye, nabo bashobora kuduhamagara kuri 0788308582. Iyo telefone muri kuri screen zanyu mushaka kuyihamagaraho, tukaganira namwe mukatubwira ni iyihe myitwarire mubona umwana w'umukobwa akwiye kugira muri iki gihe turi mu iterambere, muri iki gihe turi mu ikoranabuhanga, umuvuduko w'ikoranabuhanga. Aho twarebaga mu rugo turebe mu bijyanye n'imico, ariko tujuru bijyanye n'imyambarire. Hari uburyo abantu bambaraga, wenda si ngombwa ngo dusubire mu nshabure bya bintu bya kera, ariko mu myaka nka 20 ishize hari uburyo umwana w'umukobwa yambaraga ukamureka ngo umwana araberewe. Mwahura mu misa cyangwa se yatashye ubukwe cyangwa se atembereye, ukumva biraryoshye, kamera ubuti umwana kuko uyu ni umwana ubereye u Rwanda. Ariko ikoranabuhanga manami harayeka twumva iyo mvandimwe. Yes, good rich. Hello? Agenda. Hello. Yes, please. Na mahoro. Mwebwe bite? Meze neza. Urinde uherereye he? Urinde uherereye agana he? Wabonye insanganyamatsiko turi kuganiraho? Insanganyamatsiko wayibonye? Aha, duhe igitekerezo rero. Duhe igitekerezo, turimo kureba niye myitwarire ikwiye kuranga umwana w'umukobwa muri iki gihe cy'iterambere.
Gwe. ntabwo nari nzi ko mutayifata Wowe twayifashe wowe ukabyara. Ntabwo yari azi ko twayifata. hari uburyo bazagerageza bashaka kwiyumva. Yes, Goodrich. Hello. Hello? Halo. Yego mwiriwe. Halo. Yego turakumva mwiriwe neza. Mwiriwe. Turavugana nande uhereye hagana he? Muravugana na Ndayambaje Manuel. Yego Manuel. Manuel tubwire uhereye hagana he? Mbe Manuel. Ntayange. Manuel sinzi ukuntu bigenze. Abavandimwe mukomeze muduhamagare mutubwire ariko mujye muhamagara no muri serious mwakurikiye nyabona. Mwakurikiye. Ntawo bipa kuri televiziyo nyabona use kubipa kuri televiziyo. Ibi ni iki? Yego mwiriwe? Mwiriwe. Yego na amahoro. Ninde tuvugana? Ninde tuvugana? Halo. Ikirere. Yego Kirere. Ikabuga. Duhe igitekerezo Kirere we. Duhe igitekerezo. Ntiwabonye ibyo tuganiraho? Uwo mukobwa ariko ni mwiza. Ni impamo ya Mungu? Ane. Ufite impano? Wese kuri umukobwa uramukwera musaza wawe? Nzamumushingira. Ubwo rero utangiye uzufata irembo hakiri kare. Azagusure? Azagusura ni kabura. Abakobwa bacu ntabwo bajya basura abahungu. Iki? Uzabanza ufata irembo tukumenye. Banza ufata irembo? Tukumenye. Muse yamenya agiye. Nzabifata. Musuze cyane ubwire ngo ndamukunda. Urakoze. Mumarize ngo yitwa nde? Nagusubiza arakumva. Yitwa Denise. Wamwumvise ko yitwa Denise? Aseka neza cyane. Urakoze cyane. Watangiye kubona abafana watangiye kwigarurira imitima y'abafana. Yes, Goodrich. Halo. Abavandimwe bari kuza banyerera bagira ngo imvura barabipa. Yes, please. Mwiriwe. Halo? Yego mwiriwe. Ni amahoro. Ngo amazina ni ayahe? Vandimwe ko baza bihuta. Yego mwiriwe? Halo? Izindi niwe ndajya nzihabo zitabonza bumvise ari umugabo none bari guhita bakupa. Turacyaganira rero. Turacyaganira n'umwanya tubahaye ngo namwe mugire uruhare muri iki kiganiro. Uyu mwanya bamukwiye kubyaza umusaruro rero. Abatangiye kurambagiza ntabwo ibyo bintu byemewe. Murabanza mufatire mu muzandi inzoga zifata rembo tubanze dusomeho. Uko bimeze. Cyo kuba ngo uzajye kubasura. Baba batangiye kwica umuco. Umuco mwarawibagiwe. Umuntu aze kubasura ntazi niyo muba nta nubwo muraza ngo mutwibwire mugombe mumaze muzane imfata rembo. Halo. Halo? Oui, mwiriwe. Mwiriwe. Uragarutse? Yego. Uzanye inzoga z'imfata rembo? Halo? Yewe ugarukanye iki? Halo? Yego turakumva ugarukanye iki? Nta n'igitekerezo habe. Ndagukunda. Okay. Ngewe cyangwa Denise? Wowe. Urakoze cyane. Yego. Mise ngukunda nanjye rwose urakoze. Ari kumwe n'umukobwa mwiza. Ntiwumva? Ubundi wowe uzi ubwenge? Uzi ubwenge bari barabimbwiye? Uzi ubwenge bwahe? Bwahe?
nubwo wemera ko ubuzi se ndawuzi gake uzarebe ukuntu bwakwiyongera nyabuna uzarebe ukuntu wakongeraho byibura nka gigabyte ebyiri witwa nde mwari muri kuvuga ukuntu twataye umuco aha nubwo atari ko twavuze ngaho tubwire byagenze bite twataye umuco mwabutaye he ngo tuwutore mwabutaye hehe turangire turangire byagenze bite ntabwo tukitwara neza nyine byapfiriye hehe byapfiriye he n'abahungu badushuka abahungu babarusha ubwenge yego arabeshya harya wa muhungu ugushuka yitwa nde wa muhungu ugushuka yitwa nde umuhungu twese yitwa nde ugushuka unshuka yitwa nde wa muhungu ugushuka yitwa nde unshuka yitwa nde manzi yitwa manzi ambo manzi umubwire ntazongere kugushuka ntazongere kuguhenda ubwenge wakoze yego namwe mbise disi ko bamanzi rwose batuba bareke gushuka abakobwa murimo muratuma dutumuje bamanzi bari gusuka abakobwa bacu rwose ibyo ntabwo byemewe ibyo ntabwo byemewe Hello. Muraho. Mwiriwe. Yego tumeze neza namwe. Ya muherereye heza. Okay. Nta kibazo rwose. Bijyanye n'imyitwarire kuranga abana b'abakobwa mu iterambere ubundi bagakwiye ko ubu tukubona kwitwara neza nyine nuko umukobwa ubuze yarabuze umunsi ariko ntabwo ariko ahubwo barawibagiwe ntabwo umuco wa kera ntabwo tukiwukurikira natwe urubyiruko ubwo nyine ntabwo ari ukuba utabona ukubyibagirwa ni ukubyirengagiza nyine bitewe n'igihe turimo ariko nyine abantu bakuru bakwiye kutuba hafi bakatwereka ukuntu mbere babaga bameze ukuntu imyitwarire baga bafite hafi kugira ngo myaka ikurikize ubwo ababyeyi nyine bagerageza bakora inshingano zabo neza bongere kandi batwibutse ni ukutwibutsa kwitebura kugira ngo nyine tugendere mu murongo mwiza iterambere ritari ryose ngo twibagirwe umuco wacu kuko baravuga ngo n'agahugu kibagira umuco wako karasibangana karacika rwose niko bimeze abagerageza turi hafi leta yacu tuba kugira ngo nyine ibyo bintu umuco wacu nk'abanyarwanda ntuzacika ahubwo kugira ngo umuco n'iterambere byuzuzanye Patrick arakoze urumva ko abatanze igitekerezo cyiza ngo ntago ari ugutuma uca ahubwo ni ukwibagirwa bivuga turawirengagiza tuwuzi ariko ntabwo twawutaye ntabwo mwawutaye bambe kuko mutaye twashaka aho mwawutaye tukawutora urumva ni nko kwibagiza kwibagirwa inshingano ariko niyo mpamvu tuba twakoze ikiganiro nk'iki ngo tubakebure wa mwana w'umukobwa ntabwo tubabuza kujyana n'iterambere kuko rinagusize ni ikibazo ugomba kujyana n'ibigezweho ariko nanone igitekerezo ngo ababyeyi bongere kandi bafate umwanya baganirize abana babo bongere kandi batwibutse umuco ukuntu wari umeze buryo umwana w'umukobwa yitwaraga so ababyeyi nabo babyumve ababaye bari ku inshingano bongere kandi bazisubire ababyeyi mwidohoka nyabona abadohotse kandi mwongere mwisubireho umva ko abana banyu bari kubakebura ari bo mugerageze nyabona uyu ngo nzanga ari abagabo ndajya mbago bita abantu muri kubipa televiziyo mumeze mute dukorera kwa Makuza muza hano Matius House muzaze mudusure none bavuze ko bagukunda bashaka ni bamwe none umuntu ugukunda bipa yazagutungisha iki yego mwiriwe amahoro wowe bite mwebwe bite turavugana nande
turavugana nande ndavugana nande muvandimwe kwivuga ni ibibazo abaduhamagara muduhamagare mwakurikiye muduhe ibitekerezo bifatika muri kubona ko tuba twabategura insanganyamatsiko nziza nkabazana n'umukobwa mwiza ngo tuyiganireho hangiza ngumwe ugasanga abantu batangiye kugira kwara bipa usanga abantu bari kubipa bari gufata irembo bakazifatira ku nzoga z'abandi yes Goodrich mwiriwe halo mwiriwe neza yego mwaduha igitekerezo cyanyu halo tayari yaciye hose muduhamagare nyabuna ariko mwakurikiye tuganire bitari ibyo kwaba ari gutanga umwanya gusa afite ibitekerezo cyangwa ibibazo yego halo oui mwiriwe amakuru ni meza ayanyu bite yego turavugana nande yego halo tubwire yona tubwire duhe igitekerezo yego Jona turi kumvikana nasi banza yibeshye nimashobora kuba bamagaye nka mucoma none se ngo yabihiye tubwire duhe igitekerezo mwiriwe neza ni amahoro kabyara we ni amahoro turavugana nande ndavugana na Jimmy Dasi yego uherereye ahagana Edida uherereye ahantu bita Izaza Izaza kabisa duhe igitekerezo rero igitekerezo yego abakobwa bitigiye muri make imico iratandukanye gute rero hari abakobwa babitwara neza rwose batarenza na saa moya bataragera mu rugo hari n'abataha amajoro saa mbiri saa tanu mbona hari niba biri mu muryango ubona biri mu miryango yego ubona biterwa n'ikirere iryo taha ry'amajoro ryabo ni ukubera iki niba umwana w'umukobwa atashye saa mbiri wowe mubyeyi ukamutimura n'umubazi niyo avuye ukaba utana mugati tuyarengere ahantu wari uri ukamukingurura ukamuha ibiryo akajya akaryama mba numva ushyigikiye hahandi haba avuye numva atari ikibazo ni ikibazo mba numva rero hakagombye kubaho wenda buri mudugudu wenda ukagera akagoroba k'ababyeyi yego kaba kanahari ariko buryo hari umudugudu utagira akagoroba k'ababyeyi mbona ahanini nkabona wenda bakavuga ati uyu mugoroba saa 12 turajya mu rugo kwa runaka tuhahurire twigisha abana b'abakobwa ko bagomba kwitwara bagataha kare hari n'abirengagiza n'imirimo iri mu rugo kandi ibibareba bigapfapfana ariko uzi ko ako kantu utanze ariko ako kantu ko imiryango bakajya bahaguruka ababyeyi bakajya gusura kwa runaka bakaganiriza abana babo b'abakobwa bahari uzi ubwenge kabisa icyo gitekerezo ni sawa zanjye mba ndi kubareba nta kibazo komera cyane uyu mukobwa rwose aragusuhuza cyane ngo yanagukunze urakoze gusa nje sinemerana nawe rwose niba ngo umukobwa urengera saa 2 ngo biba byaye saa 12 ahubwo wogiye kuravuze saa 12 ni gute umukobwa zigeze utaragera mu rugo none se aragiye gusengera kwitwara nabi no kugeza saa 12 bihuriye he ariko rero harimo akantu umukobwa utaha amajoro uraryo ubundi ubwo yitwara neza ntavuye mu kazi wenda noneho amasaha ntigeze avuga ngo amasaha avuze ngo saa 12 saa 12 bihuriye no kwitwara izuba rirenga wageze mu rugo umwana w'umukobwa
none se izuba nta hantu bihuriye mu by'ukuri dore ahantu bihuriye tuzi ko akenshi amajoro aberamo ibintu bitari byiza uko utinda gutaha niko ushobora guhura n'ibibazo bya nijoro ese uremera uwitwara nabi n'ubundi atajya yitwara nabi nijoro gusa nakumanywa n'undi nakwitwara nabi yego ariko niba witwaye nabi ku manywa wivuruga utapfa iyo ngiyo taha kare byibura ntigiye kubone mu rugo ariko ntabwo wavuga ngo saa 12 ko saa 12 ari uzaba ari mu kazi saa 12 ari uzaba ari mu yandi activity atandukanye rero saa 12 nta hantu bihuriye yuko umwana w'umukobwa yitwaye nabi kubera ko saa 12 shobora kuryama mu rugo bya bindi bavuga nkajya mpagera saa 10 ariko still ugasanga ntabwo nitwara neza rero bareke guhuza like amasaha n'uburyo umuntu yitwara kuko kwitwara k'umuntu nta namwe biza bihurira n'amasaha birahura wenda icyo nemera mu byo uvuze nuko ushobora gutaha kare ariko wiriwe mu bibi witwaye nabi cyane ushobora no gutaha utinze wari uri mu byiza birashoboka ariko kandi akenshi ubaye uri umubyeyi nawe ukajya wumva umwana w'umukobwa ari gutaha saa 4 agukubitaho inzu ujya ataha umwana avuye niba akazi ke karangira saa 11 ni ukubera icyo atashye saa 3 saa 4 byaterwa n'icyo ataha byaterwa n'icyo atahanye ahubwo ukabona atashye ukundi nibwo uhita uvuga ngo umwana yitwara nabi nawe se niba ntashye mvuye gushaka amafaranga ubwo nitwaye uvuye gushaka amafaranga buri umubyeyi waba abizi avuga ati Denise turabizi ko akora akagiza saa 2 ibyo arabizi niyo nta kibazo uzakugiraho ariko niba ziko akazi kawe karangira saa 10 ukayabona utaha saa 4 buri gihe saa 4 z'ijoro atari ku mukobwa ubundi abari kumwe na mu kazi saa 11 mfite umwanya wo guhura n'inshuti duhe n'inshuti turaganiriye ushobora kugira n'izindi gahunda okay ntabwo wenda bazavuga ngo too much is always bad bibaye biri too much niho wenda ariko kuvuga ngo uyu munsi ntashe saa 12 kuko ntashe saa 12 ngo umukobwa yitwaye nabi ntabwo tukiri kera mwaribohoye ntabwo tukiri kera kabisa mwigobotoye ingoyi y'amateka ko umuhungu nyine none se nimba utasayine wari urimo gushakisha imirimo yo gukora ushakisha ibyo ukora biguteza imbere why not umukobwa atataye izo sayine nawe arimo arabikora kuki bumva ko umukobwa uzitashe yishe umuco umuhungu uzitashe atishe umuco ega urupfu rw'umwana w'umuhungu si nk'urw'umukobwa mugane w'ababyeyi ba kera buri gihungu kiragenda niyo cyataha sayine ushobora gutaha wenda cyaguye ku mavi cyakomeretse cyangwa ku gahanga ariko ntabwo uzi neza nta uri bumutege ngo amufate ku ngufu nta uri bumutege ngo agire gute umwana w'umukobwa ni ibiryo bihiye agomba kwitwararika gusa nanjye aho nemera nuko umwana w'umukobwa kugeza isa nawe ashobora gukora akazi k'ijoro turabazi b'abazamu turabazi b'abanyerondo turabazi bakora akazi k'ijoro bagataha no mu gitondo cyane kandi ugasanga bitwara neza cyane nta n'ikibazo nta n'ubahohotera turazi nanone b'abakobwa b'ibirara abakobwa babanza b'ibyomanzi b'abakobwa b'ibirara cyangwa b'ibyomanzi bataha amajoro sohatu bavuye mu tubari bavuye mu masore mu mageto y'abasore bavuye muri ya mico itari myiza nabo barahari uzanga rero kuntu yavuga ababyeyi Yesu bafate nkuko yabivuze baganiriza abakobwa ariko mu by'ukuri areke guhita shira ko impamvu nyamukuru ari kuko umuntu utaha y'amasaha avuye mu kabari n'ubundi nakumanywa azaja mu kabari agatindayo n'umubyeyi yamubwiye yagenda mu kabari ninzi ntabwo y'amasaha saa 12 ariyo abaye ikibazo ahubwo ikibazo ni wa muntu n'ubundi mu buzima bw'ubusanzwe afite iyo myitwarire nta hantu rero bishobora guhura n'ayo masaha ariko tubijyane rimwe umbwire ubundi bigenda bite hari ntabwo ndi buvuge amazina ariko hari ingero z'imiryango nzi cyane cyane imiryango yishoboye hari n'abo nzi ndetse b'abapasiteri uyu muntu yadodoye cyane reka mbanze numve wabona yego mwiriwe Goodrich ni amahoro turamufasha Deogratias yego Deogratias uherereye ahagana he amereye muri Gicumbi mu murenge wa Rwamiko Rwamiko ku Gikongoro Denise wamubonye aya ntago ari ku Gikongoro ni Rwamiko Gicumbi Gicumbi sorry Rwamiko Gicumbi akavuga karagwa karagwa kabisa naribi noneho ubwa mbere kabisa mbafatishije sinzi niba natera kwisano nka babiri shaka ko ari ubwa mbere rero nubwo atari yo gahunda ngo haye promosiyo batere pisi babiri bonyine abaniga banjye dukinana Unity Boys baherereye i Nyamata bagereho n'abo dukinana muri Rwagakoco Live TV kabisa ndumva muri n'abastari izaza kuraje musaza urakoze murakoze cyane mugire nziza asante sana muri Rwagakoco umusore nabi wanyu banza muziranye wabona babonye Denise kuri televiziyo nari ndimo mvuga
usanga nzi imiryango nk'itanu wumve ukuntu ari too much. Imiryango nk'itanu usanga ni imiryango y'abapasiteri, abantu bitwa ko bakorera Imana. Sinzi niba ari shitani uri special bagabaho igitero, usanga abana bakomoka mu gipasiteri aribo basimbuka ibipangu nijoro, aribo banywa tabi, aribo banywa nzoga, ugasanga abana barananiranye. Ibyo bintu nkibaza bihura bite? Kubera iki abana bo kwa pasiteri bagakwiye kuba intangarugero imico n'imyifatire indakemwa? Bigenda bite kugira ngo baba ari bo birara ku muhanda bananiranye baza nawe kwa pasiteri? Kubera ko nanjye nananiranye. Oya ntibananiranye ndabizi ko kwa pasiteri ariko uracyari muzima. Bigenda bite abana bagenzi bene wanyu? Ari stani uri special hotel yo miryango bigenda bite? Okay, mwakoze. Nanjye ndo kwa pasiteri. I know. So mu byukuri njyewe ukuntu mbibona kuko nanjye kubivuga ngenda mbona imiryango myinshi ya imiryango ugasanga bano kwa pasiteri nibo bananiranye kandi mu byukuri tuzi ko pasiteri ngo bari abakozi b'Imana kuba. So ariko njyewe nayagerageje gufata umwanya wo kubyibazaho nyine kuko ari ibintu umuntu agenda abona. Sanga wa pasiteri umubyeyi utari umupasiteri, okay nagaruka kuvana aba pasiteri kuko nanjye nabwiye umubyeyi wanjye niwe, ariko usanga abandi babyeyi batari aba pasiteri bashobora gufata umwanya wabo bakaganiriza abana babo ku buzima busanzwe, bakababwira iki n'ikibi bigenda gutya, umuntu yitwara gutya, so bakabona umwanya. None abo pasiteri bo baba bumva ko ibintu byose ari Imana ibikora, kandi Imana izabarera n'umubyeyi afite uruhare runini rwo kuba yagira ikintu akora. So ugasanga umupasiteri kubera ko azi ko asenga, azi ko avuga ku ndimi, azi ko bigenda gute, so n'abana bakabaharira Imana izabarera. Yes, Imana nayo irakora, turayemerera akora, ariko ugasanga umwanya munini karafata ngo karasengera abana be ngo Imana ngo ufashe abana banjye bitware neza. Yego ni Imana yabikora, ariko kandi Imana yifashe uwifashije, niko nyine n'ufashe uwifashije, kandi ngo nawe ubwawe ari uruhare rwawe ugomba gukora nk'umubyeyi, kuko nebera ko umubyeyi nawe ni Imana ya kabiri. Yego, kubera ko Imana iduha ababyeyi kugira ngo ababyeyi batubere nk'abayobozi bagiye. So niyo mpamvu ntekereza ko umubyeyi usanzwe ntagira isoni zo kuba yoganiriza umwana we ngo amubwire buri kintu cyose, amubwire ngo kunywa inzoga bigenda gutya, wenda abwire umukobwa ati gusimbuka ipangu bigenda gute, ariko umupasiteri we aba yumva ko kuba agenda agasengera umuryango we it's fine. Imana iragenda iproteje wa mukobwa we, murinde gusimbuka igipangu, murinde gutaha amajoro, murinde gukora n'ibindi byose tuzi ko atari byiza. Cyagera ko umwana atabona uwo mwanya w'ababyeyi yo kwa ababyeyi bamuganiriza, kumva gusa ngo papa arasenga nyine ahora mu butayu, ahora hehe na hehe, umwana nyine yikorera ibyo yumva ashaka, kuko nta n'umwanya w'ababyeyi abona. So njye cyane ntekereza ko ariyo mpamvu, kuko ababyeyi bacu b'abapasiteri ntabwo baduha umwanya. Hano pasiteri mama wenda papa ni pasiteri, ariko mama wawe kuki se? Mama bakenshi bagendera kuri ya mama pasiteri, kuko papa ni pasiteri, mama pasiteri. None ari ikindi kuntu gisanga ababyeyi, ugasanga ababyeyi nimba ari abapasiteri, hari n'umwe batinya kubwira ababyeyi abana babo sorry, ugasanga nimba ari umubyeyi nyine utari umupasiteri iwe araba open. Nacyo kintu ngiye mbona kitwisha ubunyine, umuntu aza akakubwira ngo isi yarasamye, ngo wa mwana we ngo witonde ngo isi yarasamye, yabwira ngo isi yarasamye, njyewe sindabona isi yasamye, sinzi isi ijya yasama. Ukibaza niba uzagenda ureba hasi mu mutagwa gucobo, ndeba ngo ntagwa gucobo bikancanga, kubera ko mama yambwiye ngo wa mukobwa we witwara neza isi yarasamye ngo yameze amenyo. Can you imagine? Noneho njye ngahora gusa nibaza isi yasamye gute, abona uko isi yasamye. Mu gihe hari ababyeyi bo baba open, mu gihe kuvuga ngo from A to Z bigenda gutyo, umwana mukobwa urakora iki ngiki, urajya gutwita, urakora gutya, biragenda nyine akakwereka buri kintu cyose, ku buryo uje gukora n'ikintu ukavuga mama yarambwiye ngo kino kintu kizantera zangaruka bitandukanye na wa mubyeyi ubwira umwana wiwe ngo wa mwana we ngo satani yarateye, ngo abakobwa asiga bakora ibi, ngo satani yarateye, ngo abakobwa asiga basimbuka, ngo ugende witwara neza ngo isi yarasamye. Aho ngaho rero mu by'ukuri isi yarasamye zasimbuka igipangu, ntekereza ko wenda isimba yarasamye ishobora kumira, niba nitamize ejo nzasubirayo kuko sinzi what's going on. Niyo mpamvu rero numva ko akenshi usanga nyine abana b'abapasiteri bagira ibyo bibazo bitandukanye n'abana b'ababyeyi basanga, ko ababyeyi baba open bakatubwiza ukuri, ikintu cyose bakakivuga mu izina. Mu gihe abakozi Imana yo batinya ngo bamwe babona ibishega, abandi babona ibiki ibishitani, bagatinya kubivuga, tugashaka kujya kureba bya bindi ababyeyi bacu baduhisha nyine uko bigenda. Shaka ubisobanuye neza gabi, isi yarasamye, isi yarasamye. Mwitware neza isi yarasamye nyabona, mwitwararike
aho twari dukomeje kuba pasiteri rero ku bana bo mu gipasiteri ariko muri rusange twarebaga imyitwarire ikwiye kuranga umwana w'umukobwa niyi nigeze nkomoza ku kintu kijyanye n'imyambarire hari ukuntu umwana w'umukobwa yambaraga kambaro wamubona mu kiliziya wamubona mu rusengero wamubona atambitse mu muhanda ukavuga uti umwari ubereye u Rwanda ariko arabona akambaro kuri Snapchat ati ni Kardashian sinzi ukuntu mutwita ejo ukabona Kardashian n'urukweto ejo ukabona yambaye kandi gashyira imbere hanze ejo ukabona yambaye agasatuye kageze ahangaha ejo ukabona yabibonye kuri social media abantu babaye influence na social media kubera ko yabonye Beyonce abyambaye hirya muri Amerika nawe araza i Kigali tubona cyari umwe yabyambaye numwe niba yabyambaye umwe baba designers bacuruza imyenda bose barajya kuzana iyo style bagiye kuzana iyo style ya Beyonce ubundi ejo umuntu ari kwambara akantu urebe kavuze none ukabona byamuteye ikibazo arajya kunama akamano kagenda yikusanya yegeranye kuki uyegeranye ntabwo ubuze ibintu wambaye ahantu bigera uwe nk'umwana w'umukobwa umukobwa adasigaye inyuma akajyana n'iterambere ibyo siriko ntabwo yagomba gusigara icyo kintu cyitwa social media imbuga nkoranyambaga umwana w'umukobwa niwe twaganiyeho uyu munsi yazikoresha ate ku buryo atagaragara nk'uwataye umuco ntagaragare kandi nk'uwasigaye inyuma mu iterambere ajyane n'ibihe ariko ibihe bitamutegeka byibura ajyane n'ibihe ariko kandi za ndangagaciro z'umuco abantu be ku murango baryana inzara bavuga bati urano wahe koko kenje ko mbyumva mu by'ukuri ikoranabuhanga ntabwo ritugenga turarigenga kubera yuko ushobora nk'uko wabivuze ashobora waraje TikTok ariko njye nkavuga ngo ntabwo ndi bukoreshe TikTok bitewe n'impamvu runaka so TikTok ntabwo izaza ngo imfate mbwire ngo ugahayo bikore kubera ko nitwebwe tuyigenga ntabwo itugenga niyo mpamvu ntekereza ko mu by'ukuri ntabwo twagakwiye gutakaza icy'agaciro ku giciro kubera ko ngo tekinoloji yabaye nyinshi cyangwa ikoranabuhanga ryabaye ryinshi ngo twirengagize indangagaciro zacu cyangwa se dutakaza identity yacu nk'umukobwa ngo kubera tekinoloji kubera ko igenda ihinduka uyu munsi uko bimeze ntabwo ariko ejo bizaba bimeze that means ejo hashobora kugera noneho hagezweho kwambara ubusa nta kintu kimwe wambaye none se nibazaga kwambara ubusa uzovuga ngo kubera ko hagezweho kwambara ubusa ariko nikuremo imyenda yose nyine nambaye ubusa wabonye kuri TikTok urimo uragengwa n'ibi niyo mubwira ngo ntabwo twagakwiye gutakaza icy'agaciro ku giciro kubera ko cya kindi igiciro kirashira ntabwo ari ikintu gihoraho uyu munsi ni ikintu gihora gihinduka buri munsi ariko icy'agaciro gihoraho so twagakwiye guproteje identity yacu yego tugendana n'iterambere tugendana n'iterambere ntidusigazwe inyuma n'ibihe cyangwa ariko tugendana n'iterambere ariko kandi rya terambere ntitugenga ahubwo twebwe turigenga niturigenga nzavuga ngo uyu munsi hagezweho kwambara ibyo ngibyo bicitse vuga ariko njye sindi bubyambare kandi ndagendana n'iterambere iyo TikTok ndi buyikoresha ariko sindi bwambare ibicitse bigaragaza kubera yuko uyikoresha yambaye ubusa n'uyikoresha yambaye imyenda twese byitwa TikTok nta rimwe baravuga ngo uriya wagiye kuri TikTok yambaye ubusa ngo byitwa gutya ngo wagiye kuri TikTok yambaye imyenda byitwa gutya bihora ari TikTok ntabwo bavuga ngo wundi ujya kuri WhatsApp 24 hours na wundi ujya kuri WhatsApp 2 hours ngo byitwa irindi zina bihora ari WhatsApp niyo mpamvu rero njye numva yuko tugerageze gutujyane n'ikoranabuhanga kuko ni byiza nabwo ngo nta kintu nakwiye kitagira impact nziza na impact mbi ariko kandi ntitwemere yuko rituganza ngo ari ryo rituyobora ahubwo twebwe turiyobore ikindi kandi ikigutera gukora ibyo ukora nicyo gifite agaciro kurusha ibyo ukora kubera ko buriya hari impamvu nk'abasaza ushobora kuzimiza ndakuze buriya hari impamvu wari utanze urugero rwa Beyonce hari impamvu Beyonce wenda ashobora kwambara iyo kabutura icitse akajya kuri social media wowe ntuzi impamvu Beyonce yayambaye wowe gusa kubera ko wagiye online ukabona Beyonce yambaye ipantaro icitse ngo nanjye ngomba kwambara kubera ko Beyonce yayambaye swate Beyonce yayambaye arinjiza amafaranga ashobora ko ari gukuramo amafaranga ari mu kazi ari kwamamaza wenda Beyonce yayambaye kuriya bitewe na event agiyemo niko bamutegeka kuyambara Beyonce yayambaye kuriya bitewe nuko wenda hari icyo ashaka kwerekana bibaho wowe urabyutse mu gitondo ugiye kuri Instagram ubonye Beyonce yambaye ipantaro icitse nawe urayambaye ugiye mu rusengero ibintu bitandukanye wenda we yambaye agiye muri Paris yayambaye agiye mu bintu nyine kubera n'impamvu ubwiye ngo ikigutera gukora ibyo ukora icyo gifite agaciro kurusha ibyo ukora rero tujye tubanza dutahore tumenye ngo ese uyu mwenda nambaye ngiye kurebera kuri uyu muntu kwereka wambara nimba muri Kigali umuntu ushobora kwambara wenda abakobwa ari imyenda twambara imbere nimba ashobora kwambara umwenda w'imbere akagenda mu muhanda kubera iki yawambaye kuko inumva ko nanje no wambara ntazi impamvu banza umenye impamvu yamuteye kuwambara ahasiga nawe ubone kumufollowinga
kubera ko iyo swat arimo aramamaza arimo arinjiza amafaranga wowe urabyambara nta n'igihumbi kiri buze kuri konti nta n'igiceri cy'icumi kiri. Ariko impamvu yamamaza no kugira ngo mubirebe mubikunde muyoboke. Okay, bashoboka kandi mwayobotse nyine kubera ko wakwemera kugengwa na bya bindi why not would show kwa brand wawe ukaba iyo new brand ukaba ngo nimbura umuntu yambara like uwo mwenda w'imbere kugira ngo yinjize amafaranga kukinze nje nta hindu byanya nkagira nambara ipantaro n'ishati nanjye nkaba no kwinjiza amafaranga kubera yuko nta byanditse itega ko tugomba gufollowinga byo barabakora nta n'itegeko ribihana ngo ninda followinga umuntu wambaye ubusa barampana. Nawe ubwawe kwigengera ubuzima woba control ka telecommande y'ubuzima bwawe wenyine ukajya uvuga ngo technology nirazamuka ndazamuka na ariko ndi telecommande y'ubuzima bwanjye hari uburyo ngomba gutwara ubuzima bwanjye nkajya mugucurika nkabucuruka ko mfite uburyo mbutwara bitandukanye kuko iyo ugenda umuntu yakora hari kuyobora kuri 200 ngira gute ndumusinzi uragishize ku social media uri umuntu w'umukobwa uri umwari gutegereje kuzaba umugore ukabyara uribaza nk'umwana wawe ijaza bari mu ishuri n'abandi bana barimo baganira bati mama n'ibiki abana bakajya kuri YouTube bakababonye mama wawe bakaza bati dore nyuka aravuga ko yari indaya urumva mwana atazabakomeretse cyane impamvu rero ngiye numva ko n'umuntu ujya kubivuga hari aba yimenye inda biriya bintu ni bibi nuko imenda kubera yuko ntago dukeneye kumenya private yawe ntago ari ngombwa abantu ntabwo bakigira ubuzima bwite ntabwo bakigira ibanga ntago mu by'ukuri ushobora kukureba nkagusekera nakubwira yo sorry ku byakubayeho ariko mu by'ukuri nta kireke biri bunyungureho nta nubwo byari byiza ko menya private yawe life ahubwo wowe muri ubwo buzima ukabuhisha kuko buri ikintu umuntu ashatse kwerekana nico tumenya uyu munsi icyo ashaka kumenya kuri nje nicyo nakwereka dushobora kubana tukabana uzi neza gushyicyo nakweretse icyo ntakweretse ntacyo wamenya that's why rero numva ko hakuvuga ngo ujye kwimena ndahara ngo umugabo yagukorera ibi ngibi hamasa abantu babyeka baragufasha iki kusuye kuvuga ngo pore ihangana ari ikindi sugire ngo cyangwa se kuvuga ngo rusenye ari kuvuga ngo man umugabo umeze gutyo musige ntago uhaye inama urumva baravuze ntabwo agufasha kurwubaka ahubwo agufashije kurusenya so rero nkumva ko rero twabakwiye ni ibibazo bibaho nta nubwo ari wowe wenyine buri urebye ntabwo ari wowe hari abafite ibibazo kukurusha hari ababaye indaya kukurusha hari n'abakoze ibikurusha ariko batigeze babyerekana kandi bafite ubuzima bwiza nyine so nkumva ntabwo ari ngombwa ko ubuzima bwacu buri private tujya kubyerekana hari umuntu yawe kubona agahita abona Denise wabaye indaya ku muhanda wicuzaga kuri 200 wari umusinzi wagize gute ntabwo ari n'ibyo utakaza kubera we gusa kuko ninkubona nkabona impamvu ngo nari indaya ngo nayicuza kuri 200 uyu munsi mu by'ukuri ntabwo tujaginza babikoze kuko bafite impamvu babikoze ariko hari igihe uzajya gusaba ahantu akaza ahantu mvanga urasi wa mugore ngo avuga ko ibaze wabaye deje w'ikigo urumva waba deje w'ikigo umuntu agatubati njye muri cyangwa minister ni gute nk'umukobwa w'ugushaka kuri 200 muhakazi kugira ngo aze kuba minister ntibibaho ni gute uyu muntu yajya gukora ahangaha yarameze gutya utakaje akazi kubera we gusa umunwa wawe kugenda ngo ujye kwivuga ntawagushizemo akagozi ntawagupushinze ngo gusa ikindi kintu wenda nagarukaho njyewe ndakuvuga nimba ubona ikintu wakora kigufitiye akamaro go ahead hari umuntu ubikora gutyo tirengeje ko hari umuntu ubikora gutyo abifitemo inyungu akabavuga ngo ngenda ajya ku social media nimeninda mbashe kurya mbashe kwambara nimba ubona ukabona ako kazi ariko konyine gasigaye muri iki gihugu wagakoze ushoboye kuraje mu by'ukuri nimba ubona ko ariko kazi usigaje konyine ushoboye ubundi byose utabishoboye uragira uti kuraje tankuhaje pa ntabwo kubera ko uzi se buriya ushobora kuba indaya hano ukabuzwe muri karitsiye yo kumuhima gusa aribo bazi kuri indaya ariko nujya ku social media ukavuga uburyo wari indaya uburyo wari igisambe byose ukabivuga uri muri Amerika azabibona azabakana aba customer benshi none uri kubivuga bagaragaza ko yabivuyemo
ahubwo noneho abantu bose bavuga Denise nabuze aho umuhera kumbe yari indaya noneho ngiye kumwataka ariko rero turengagije abonye Fabrice ko ari umuntu ujya kuri social media mu by'ukuri akabivuga muri langaje yerekana ko ari nk'ibintu bibe byamubayeho ariko kandi ashobora kuba akeneye aba customer ari gukora marketing bakora following ni mpamvu nanjye navuze ngo nimba uzi ko kujya kuri social media ukavuga ibyo wakoze ukumva ko ariko kazi konyine ufite gashobora kugutunga kakaguha bya bintu byose wifuza gakora n'umutima wawe wishimye ahubwo duhe natwe tukwamamariza ariko nimba ubona ko bya bindi wakora gusa ubikora ngo just gusohorekanye kuri social media mvuga ibyambayeho bireke kuko abantu bose ntabwo bakeneye kumva private life yawe ntabwo bikeneye ariko dore impamvu njye mvuga ko nayo ari business mbi niyo waba ubifitemo amafaranga ahubwo uzi ko ibintu bigihariya bitazibagirana wa muntu wagufasha akabishyira hariya ndahita downloadinga video nyitunge mu mashini yanjye muri telefone yanjye nujya utambuka abantu bakone baryana inzara baseke we ntuzamenye ibyo ari byo ugire ngo baragushimye cyangwa se barakugaye ntuzamenye ibyo ari byo ibyo bintu bizagumaho na nyuma y'imyaka 30 uzajya kuri YouTube akandikamo Denise runaka azabona bya video ahubwo nje ko ntekereza twagakwiye nimba ari umwana w'umukobwa twagakwiye kureba tukareba kure kuko umwana w'umukobwa turifuza kuba ababyeyi yego turifuza kuba ababyeyi b'u Rwanda rw'ejo niyo mpamvu uvuga uyu munsi nje no bikora pe ntibigire icyo bintwara kuko nabikoze mbikunze nanishimye nanabyishimiye ariko basi wenda tujye tugerageza kuko turi ababyeyi turi cyane Imana ibikamo umuntu tugerageze dutekereze ejo hazaza wenda urebere wa mwana wawe kuko umwana wanjye navuka ashobora kuvuka agasanga nyine ndavuga ngo nari indaye njyewe ntacyo bintwaye kubona amavideo yanjye nari indaye kuko nabikoze mbishaka mbyishimiye ariko wa mwana wanjye uvutse niwe bizatera igikomere bizamutera igikomere kuko umwana wanjye we ntabwo ari indaye niwe bizatera igikomere azabashemed kuko azobajya manda ubwira nyina umwana w'indaya ayo ngo mama wawe mugore ari indaya mama se mugore wagiye kuri social media akavuga ko ari indaya mfite video ya mama wawe ari indaya so wumvise umwana wawe igikomere izakarande uwo mwana uzi ko hari igihe birangira nawe naniranye yataha atiza wavuga ati warwane waruri he ati kumbwira sinahoze nkubona wari indayo gira gute none nge ntize niyo mpamvu numva ko nyine ibyo twakora nk'abakobwa basi yo tugerageza dutekereze ntiturebere like muri cadre turimo uyu munsi tugerageze twagura intekerezo dutekere kuko turi ababyeyi nkeretse nimba wowe utifuza kuba umubyeyi ariko umuntu wese yifuza kuba umubyeyi twagakwiye kwireba uyu munsi tukagerageza kwiproteja no kwibungabunga kugira ngo wa mwana wacu uzavuka umwana ntazavuka bamubwira ngo nyuko yari indaya akasimbuka igipangu kuko umwana ari bimwe azokora n'ibyo kwanga byo kunanirana hari abana bananirana kubera ko ababyeyi babo pe umwana akavuga ati njyewe nakuze mbona mama asimbuka igipangu nanjye ngomba kugisimbuka njyewe nakuze mbona papa na mama barwana from Monday to Sunday njye sinzari kurwana ngende cyane zagukotora njye nakuze mbona navutse umunsi wa mbere mbona mu rugo ari abasenzi bakubitana amacupa nanjye rero ngomba kugenda ngasinda nkajya nkubita icupa twasanga so ugasanga rero rimwe n'ibyo dukora bitanga impacted nibi ku bana cyane bigira ingaruka ku badukomokaho so twirinde ariko tunarinda ya reputation umuntu arebe ahazaza ese abantu buri ukoze ikintu cyose uvuga uti abantu barambona bati ejo se nzibukirwa kuki ibyo ntuzi ko byarangira abantu bose babaye abana beza wajya kwibuka reba se ninjya kwiba bakampata ndi igisamba abantu barabimenya bigire bite wenda bamfunge umwana wanjye azumva ko si yari igisamba urumva uwo mwana azakura n'ipfuno n'abandi bajya bamurata mwana w'igisamba cyangwa na following inzira zase cyangwa nawe ajye mu nzira zase buri nize kubera ko papa ari igisamba nanjye rero ngomba kugisamba nanjye abandi bazura burya ngo wibahetse ngo abayigisha mu mugongo so guys dukore tugerageze kwitwara neza ariko cyane no tutitwara neza cyane kubera twebwe ahubwo twitwara neza no kugira ngo za mbuto zizadukomokaho zizaturebere kuko ko turi urugero rwiza rwo bazadukomokaho so nkuko waruvuze wibahetse yigisha mu mugongo ni nako uko ukora ibibi ufite ukureberaho ujya usanga nawe abi following cyane nawe azaba nkawe kandi naba nkawe ari utuntu njya muri ku social media bavuga bati buri mugabo bavuze ngo umwana w'umukobwa yitware nkuko wowe witwara cyangwa umuhungu yitware nkuko witwara wowe wabyemera bamwe bati wapi ubwo umubyeyi maze kwibona ko yitwara nabi umwana wabo umusinzi nk'ababikira nkawe ati oya buri muntu rero buri mubyeyi yagakwiye kuba intangarugero kugira ngo utange uburere bwiza hano twaze tuganira ku bana b'abakobwa abana b'abakobwa rero umukobwa ni uzaba mama ejo ni uzagira gute biragayitse kuba ubaho kwiboneye kandi uzi neza ko hari umuntu
nubwo adahari icyo gihe urimo kubikora ariko amakuru azayamenya ubwo bati nyoko byihorere ibyo yakoze aha turabizi erega nubwo ataraza wa muntu ariko kandi umwana w'umukobwa ntekereza ko sinzi ubu nyine ukuntu bimeze kubera ko sindanabijyamo ariko ntekereza ko n'umuhungu ugiye kurambagiza hari principe agenderaho hari ibyo agendera akavuga ngo njye nkeneye umukobwa ndibaza ko nta muhungu n'umwe urajya gushaka ngo njye nkeneye wa mukobwa ugisimbuka igipangu sinzi imba bibaho ariko nzi ko nta muntu ujya ukunda kugendera kuri ibyo rero basi nyine twagakwiye kwitwara yego dufite abana bazadukomoka ariko kandi ukareba se umuhungu uzaza kunshaka ni ikihe kintu basi azambonamo ni ikihe kintu kizima azankurikira kurya azaza akambonamo wa mugore yifuza ikindi nkunganiye mbere mu myaka yashize iyo bajyaga kuramba nta musore wajyaga kurambagiza nyine ababyeyi nibo bakurambagiza barambagizaga umuryango bakaraba bati dushaka umugeni mwari wa rugo uturebere nyina uriya mukobwa yitwara ate none baze rero uri wa mubyeyi wirirwa wiberangura mu rwago hariya n'ibigage umubyeyi usimbuka ibipangu w'ikirara w'icyomanzi bata abana b'umwana niko ameze abakobwa bawe babura isoko bakabura abagabo pe ngenzi mafamiye nkangahe ariko nabo bari bafite ababyeyi b'abagore cyane cyane buri abagabo ntabwo cyane maze ko umugabo kuba yaba umusinzi abantu babifata nk'ibintu bidahambaye ariko kuba ufite nyoko uroga cyo ni kimwe nyoko w'indaya nyoko w'umusinzi nyoko w'ikirara kubona umugabo ni ibibazo ko nawe musore uje aravuga ati uyu mwana yonse ibiki ubwo ntiyonse ya mico ya nyina niba yonse ya mico ya nyina ntabwo ari umugore ubereye urugo ni ukubera ko umugore rega nawe ufata umwanya munini wo kubana n'abana yego umugore nawe ufata umwanya munini wo gutoza umwana yego n'umugabo aba afite uruhare rwo gukora kwicaza akaganiza umwana we ariko cyane usanga umwanya munini tubana na ba mama wacu ni nabo twumva cyane kurusha ba papa kubera ko papa ashobora kumbwira ibintu simbyumve ariko mama yabimbwira nkabyumva cyane kubera ko ni umubyeyi ibintu yaciyemo nawe ni umukobwa nkanjye yabiciyemo akanyereka uburyo yabiciyemo n'uburyo yabitsinze so bitandukanye ko papa yaza akamwira ati wa mwana w'umukobwa we hano hanze hari imyitwarire mibi ariko mama yazambwira ati rero iyo ugeze muri iyi myaka bijya bigenda gutya wagera muri iyi myaka bikagenda gutya so niyo mpamvu rero usanga akenshi umubyeyi w'umumama ari ufite uruhare runini cyane mu burere bw'umwana yego niyo mpamvu hano tuba twarebye iki ni icyumweru nifuje ko twaganira ku bijyanye na apana icyumweru ukwezi ko twaganira ku bijyanye n'umuryango kuko ikiganiro cyitwa u Rwanda twifuza aho kugira mu Rwanda twifuza bisaba ko umuryango tuba dufite umuryango mwiza kandi utekanye kuko byose bihera ndani hariya mu muryango umuryango niwo ubyarira u Rwanda niwo ubyara abatura Rwanda umuryango rero urimo ibibazo umuryango ukomoka ku mukobwa nta mukobwa hari nta muryango uhari igihe rero dufite abakobwa nyine ibibazo bimeze bityo ni ibibazo umuryango uri mu kaga niyo mpamvu tuba twifuje ko tureba iterambere ntiribasige abakobwa beza ariko kandi biragenda bite ngo rya terambere urigendemo kandi ufite na za ndangagaciro z'umwari ubereye u Rwanda cyane balancing balancing bijyane ntusigare mu iterambere ariko none iterambere nawe nturisige ari ukuntu ubona ngo umuntu yarasirimutse arenga abasirimu wagiye imbere y'iterambere aho waharenze ako ni kabi gusimbuka cyane ako ni kabi n'andi bazakorera bakabona nyine bakabona ibintu byose warabikabirije kubera ko warenze iterambere wewe niba muri Kigali twitwara gutya we warenze abanyakigali urimo kwitwara nk'aba California ba Texas wabibonye ku social media urashaka kumera nkabo kandi aho uri ntabwo icyo turakigerayo step ntabwo turayigera ubwo uzagusimbuka abantu bazaba bakona bakuryanira inzara ugiye ngo bagukunze kombe bari kukuniyega bavuga bati ni nayo mpamvu rega n'abantu benshi bakwibaza suko uba ukoze ikintu cya mbere ku isi ahubwo nuko ukoze ikintu kitakagombye gukorerwa haha wowe wabonye ikintu wamwunganira wo muri Texas yakoze urashaka kukizana mu Rwanda kandi mu Rwanda ntikirahagera ntiturakibona wowe urashaka kukizana icyagiye nyine uzacaho tukaryana inzara kubera ko ntacyo tumenyereye ugira ngo turi kwishimira ko wambaye neza cyangwa wagize gute bisize neza kombe turimo kukunigura twateye ngo uyu nuwahe koko ahubwo asigara bibaza kubera ko abantu baba bakora bino bintu kumva ko bagushimye kandi mu by'ukuri wakoze ikintu mwanya utarucya genda gahoro tugenda n'iterambere ariko kandi ntidushaka gusimbuka cyane ngo turenga ahubwo ryateye ntidusirimuke ngo turenga abasirimu nyabuna niyo mpamvu tuba twagize dusigaranye iminota rero igera nko muri 5 iminota turayibasengerera abakunzi bacu mwagiye muhamagara tukabihorera nyine tukabarya sine nidushaka hari ukuntu tuba twagize kugira ngo ikiganiro kinaryohe nyabuna ntabwo telefone zo zakora ikiganiro gusa iyi minota rero mushobora kuyibyaza umusaruro tubakomeza tuganire ariko kandi mubona hamagara turabakira hari uwanditse hano ngo turabakurikiye cyane kandi turabakunda murabizi kudukunda ni inshingano muri abacu natwe turabakunda muri abacu mugomba kudukunda siko bimeze
uyu mwanya rero tubahaye umwanya namwe babahamagara muhamagare telefone niyo ngiyo muri kuri screen zanyu tubwire turi no kugana ku mwanzuro turebe twaze turebe ibibazo byose noneho hakorwa iki kugira ngo wa mwana w'umukobwa nihe nama umuha kugira ngo ajyane n'iterambere ariko kandi zandaga agaciro z'umwari ukwiriye u Rwanda nazo bazigendemo Denise yanze kukwitaba yanabipaga ubwo yandebaga abona nijye ugiye kuyitaba wenda niba washaka ahita kuba niyongera guhamagara ndamwitaba niyongera guhamagara arakwitaba naho ubundi rero Katumbe n'uyu nguyu noneho yes Godrich yes turakumva amakuru muri bande mwitwa bande halo nahise kubwo ari umukobwa ari ngiri bumwitabe none ni nawe wakeneye ariko ni nawe wakeneye none abahungu bakaba ari bubitaba none muri kubicurika nibahamagara ndabitaba nibahamagara niba banagukunze babimbwire ubwo ndaza kubategeka icyo gukora ntacyo bitwaye kurengeje 18 I know hello oui muraho meze neza banza muturanye tu itaba nungu itaba nuwo yahise agenda abantu bamwe muratubipa rwose mubare muduhamagare none se murashaka mbasengera amayinite se nuko iminota ishize nabundi yo muza kubipa bigitangira rwose nari gushakamo nka babiri nkabasengerera u Rwanda twifuza ntabwo twifuza abantu babipa yarangaye wo ngo hava byihorere bashaka ko ari ahandi hari abantu baba batanze komande kwa Muchoma noneho agahamagara izi ngo hamagaye Muchoma tanya ngo none se ngo ko wasize urusenda rwinshi kibazo se urusenda kandi mwakabyara mweruje muri studio ruto hano byamagara bashaka kwiyumva none cyo gihe rero atazamo interference ku buryo bombo bwebwe byisubiramo byatari ashaka kugerageza gusaba imbe ko bikunda cyane iyo umuntu ashaka kwiyumva ubwira abantu bakakumva ntabwo we wakwiyumva iyo ushatse kwiyumva birasakuza nyine bigatwica amatwi oya se Denise nego yarabigerageje bimeze biteze narahamagaye kuri radio bishobora kuba biryoha njye ntabwo nigeze mbigerageza narinze nkora kuri radio ntaragerageza kwimba yes turaho ni amahoro wowe bite uragikunda okay urakoze cyane ikiganiro cyacu ni kuwa mbere no kuwa kane saa 10:15 z'umugoroba don't miss ntuzajya ubura turamutsindiye nawe ngo washatse kwiyumva nagerageje kugerageza nanjye barangiye wumva biryoshye ntabwo ari kuri ahubwo numvaga bisakuza okay akantu karanshimishije nyine nanjye nuko mbona benshi babikora kandi uzi ko biryoha nanjye nabonaga numva abantu bahamagara kuri radio ariko ni kera wari ufite nk'imyaka like nk'imyaka 7 ntabwo wari uzi ko uzagera ntabwo tuzi ngira uruhande rwa radio ndahamagara ngeze baranyitaba none banyitabye nkajya niyumva muri ya radio ariko bisamira umva nyine harimo urusaku kubera barahura bika ariko byibura basi ndibuka ko imbara ngiye gusaba indirimbo barimo ikigero rero mu gihe cyo gusaba indirimbo apana bya bindi ariko zo kuri radio Rwanda byitwaga indirimbo zasabwe oya kigendibuka ashobora kuri Kiss FM oya kuri Kiss FM baba basaba indirimbo za gospel no nanje indirimbo rero nashaka gusaba tingahamagara rero ndahamagara bavuga nyine none umuntu arambwiye ati bisaba guhozaho uhozaho ntabwo ujye kupa wana nkahamagara bakankupa ngahamagara bakankupa kugeza banyitabye nyine numva basi ndishimye kumva ko nanje indirimbo barayiguhaye se nyuma baje kuyiplaying ariko nyine ntabwo aricyo cyane nari ngendereye wagira ngo wiyumve cyase numve nanjye ijwi ryanjye nimba rivugira kuri radio abantu bava kure
nari ngera muri Kigali bibaze muri ibyo ni umwana muri Kigali n'ibyo nyine ariko abantu bava kure abantu barameze nkanjye rwose abantu bameze nka Denise rwose bakeneye kwiyumva mujye muduhamagara ntacyo bitwaye nta kibazo rwose twabasengera n'umunota umwe burya ushaka kwiyumva ariko byica amatwi byica amatwi ahita haza interference ku buryo bawumva biravuga yasakuza cyane yatanze igitekerezo ati ikindi mbona gishobora kuba gitera abakobwa kunanirana nuko bava ku ishuri bagasanga ababyeyi ntabahari ahubwo n'abarimu batindana n'abana bafata inshingano zo kubaganiriza ariko n'ababyeyi dushakira abana umwanya wo kubaganiriza urakoze cyane ariko kandi gatutirengagije yuko ni byiza ko ababyeyi pe batuganiriza ariko ababyeyi nabo bagize inshingano nyinshi nuko wasayidage njye ababyeyi mbagirira kuko umubyeyi ubuzima muri Kigali udakora ntiwabaho ntibibaho pe umubyeyi arashakisha minerval nk'umwana mutoya birumvikana ariko umukobwa uri mu myaka 18 kuzamura uracyakira ko mama yicara akakubwira ngo gusimbuka igipangu ni bibi ariko bagomba kubikubwira ariko kandi nta baryo dushira cyane imbere kuko ari nk'umwana ushobora kwitwaza ngo nanjye nigeze kugana n'umwana nk'ikiga segondere sinzi utuntu yari akoze sinzi ukuntu byibutse nari umuyobozi wa nigaga maje arambwira ngo ngiye ngo nundi ngo mama ngo ntabyo ajya mbwira ngo nta nubwo ngo ababyeyi bajye banganiriza ambwa none simba mata kuganiriza ikintu tuvuge kutabizi ko ibyo bintu ari bibi hano ku ishuri usanga aba bintu by'ama club mugenda namugana ku bitandukanye ngo yangu byose byo ngo mumbwira ko mama wanjye batabimbwira akumva aritwaza ngo mama ngo ntabyo ajya mubwira ngo agomba kubikora rero ari n'ikintu tugomba kwibuka bura ntabwo wica ubuzima bw'umubyeyi wawe umubyeyi wawe ubuzima bwe yarabwubatse ahageze yarabwubatse nta nubwo ari n'itegeko ko umubyeyi akwishura minerval kuko atayifite ntayo kwishura nta tegeko rya muhana adafite ubushobozi ubwo nuko nyine wahiriyemo adafite ubushobozi abayahiriyemo rero mu gihe umubyeyi wawe yemera akarwaza kugira ngo ukunde ubeho wangize ukitwaza ngo mama ngo ntabwo ngo ajya abona ngo ntacyo yambwiye kumva ko ugomba gukora ikintu kibi ngo kubera ko mama atakikubwiye mama w'ubuzima bwe yarabwubatse ahasigaye n'ubuzima bwawe yego urasabye mama wawe ariko n'ubuzima bwawe nawe ntusigaye urimo uriyangiza urimo uricira ubuzima bwawe tunibuka ko ababyeyi nyine ubuzima bwarakomeye pe ababyeyi barimo gushakisha abyuka mu gitondo ajya gushakisha kwishura minerval akugaburire akwambike agire gute kandi ugasanga banyumura abana 8 guse kuko ababyeyi twababariye ariko nanone ababyeyi tubabarire nibyo ariko nanone bya bintu umubyeyi akora arimo kuvunikira umwana sibyo ibazo wa mwana uri kuvunikira urimo kumurihira amashuri ugira gutumugaburira ariko ya minota 10 wari kumuha ngo azave mu mwana muzima nyine kuko amashuri yonye bwaburire ntibahagije ya minota 10 wari kumuha ntuyimubonere bikaza gutuma ya mashuri wamurihiye byandi byose bipfa ubusa mwana agapapa yes ni byiza ko ababyeyi bafata iyo minota ariko kandi utagirirwa opportunity yo kubona umubyeyi ngo akuganize n'intandaro yo kwitwara nabi ku ishuri barabivuga ku ishuri babyigisha no ku nsengero nabo usanga uko bivuze ababyeyi bamubwira umubyeyi akakubwira kuko n'abandi usanga gwabo bakanira cyane ugasanga nibo babaye ibirara ugasanga umubyeyi arakubwira araguhoza agufungiranye akugira gute akagutwara nk'amata y'abashitsi ariko igihe uciye akagozi ukagaca ugaciye pe so rero ababyeyi bafite uruhare ariko natwe dufite uruhare cyane ahubwo ni natwe dufite rwose dufite uruhare rw'ubuzima bwawe wenyine bwo guprotesha ubuzima bwawe umubyeyi rego afite iyo 40 ariko 60 ni yawe wenyine nka nyiri ubuzima yego kubera ko ikizoba cyose niwe kizagira impact niwe kizangiza umubyeyi yari hariye nibyo nawe azabahombye umwana ariko niwe wa mbere uzaba wiyangije hazaza cyane rwose tugana ku musozo rero hano hari abantu nk'ababiri banditse message reka nzisome bundi dusezere ati mwiriwe nitwa Ishimwe uko bakwiriye kwitwara bagomba kunyurwa n'ibyo bafite badatanze imibiri yabo ngo kugira icyo bifuza murakoze cyane uyanditse ati sorry ntabwo nasobanukiwe icyo kiganiro cyanyu ariko ntarebi nzabafatisha ubutaha urakoze ubutaha nyine uzaze udufatisha yego tugane ku musozo rero inama ndumva twazitanze zihagije twibutsa abantu ko ikiganiro cyitwa Rwanda twifuza ni ikiganiro kiba ku wa mbere no ku wa kane saa 10:15 kugera saa 11:45 Denise uyu nguyu niba mwamukunze n'ubutaha reka tuzabane niba byemeye ikiganiro urumva ko insanganyamatsiko izi ngizi ziganira ku buzima bw'umwana w'umukobwa ziri vast ni nini agari ibintu waganira mu isaha imwe ngo bite bikunda ubwo rero naza kutwemera turaza kubiganira ubutaha nanone tuzabe turi kumwe tusoze insanganyamatsiko neza abanza bambye ko bankunze abevuze ko bankunze ko sinabara nzabatankunze ko bankunze rero ushaka ko bafata irembo ngo ashaka inzoga zimfata rembo muzanire umusaza hano mbanze nsomeho umukobwa mubahe dore arengeje 18 nta gakiriribu
yarenze kuba ribu namubaha ntacyo twebwe twemewe n'amategeko kujya mu mago cyane rwose mu mago yavamo umutegarugori mwiza. Yes, dushimire ababanye natwe, dushimire abaduhamagaye, abatwandikiye, n'abahamagaye ntibikunde bahuriye ku murongo, ndetse n'abatwumvise bucece. Turabizi ko muri abantu bakomeye mwadukurikiye, muri abantu bakuru kabisa, turabashimiye. Ari kumwe rero nanjye Damasi, mwari kumwe kandi na Denise. Deni, ikiganiro cyagenze neza, twizere ko utani tugutumira uzaza bamusaka abantu bagukunze. Nanjye nabakunze. Nawe yabakunze. Ikiganiro Rwanda twifuza rero nakagaruka, reka tuzasubire kuwa mbere utaha saa 10:15 tuzongera duhurira ngaha twiganirira ku bintu byubaka umuryango nyarwanda. Twifuriza rero kugira umugoroba mwiza. Denise nababwira akajambo kamwe dusezera ndabizi. Okay, bakomeza dukurikirane, Good Rich. Buri munsi bajya komeza kurikirana ibiganiro byabo, nyine ibikorwa bikorerwaho ni byiza, ni byubaka u Rwanda twifuza kandi natwe twabakunze. Yes. Tubifuriza rero kugira umugoroba mwiza. Gahunda za Good Rich TV zo zirakomeza. Bye.